urukiko naho kabisaba tuzagupima bikaguma aho ngaho. Ako kanya ntago wabwiwe ati umwana dore nguriya ntaragira gute tugende bagende babigire. Ako kanya batwaye umwana ngo ngewe nyine ni ipingu muri kasha nta kindi, ibindi bizakemukira mu rukiko abayobozi imbere nge ntanabizi bisobanuka ko ari ibintu buri bapanze uko bashatse kunyemeza cyangwa tunyine ngemera ngo tukubabarire ngo bagufunge wigendere. Ndavuga ati ariko ubundi mwasaze, urabona ibi bintu ari ibintu byo kwishyiraho, urabona nakemera icyaha ntakoze. Ati wowe ngo nyine ngo bibaho ngo wenda ngo mudayimone ngo ashobora kuba yagufata ukaba wabikora. Ati ari umugore ari umugabo, ari umugore uri kubivuga, emera icyaha tukureke wigendere kugira ngo bagufunge. Ati bura niyo wamara nk'ibyumweru, ati niyo wamara nk'ibyumweru birabisha ubutakaje. Ati ntacyo mbitakaze ariko iki ntago ari icyaha cyo kukwemera gutyo. Never. Za hano nabakana mu Nyakabanda. Yego. Mu Nyakabanda no habaga. Mu Nyakabanda no wahavuye tuza hano. Hano rweza amenyo. Naho se urishyuraga neza nta kibazo? Narishyuraga. Wahavuye ute kugira ngo have byagenze bite? Aho hano shahe kuntu nahavuye. Inkuru isebetse. Byagenze bite? Tubwire nta kibazo, twabonye ari uburyo ufitemo n'impapuro mu buryo butandukanye ko atwereka, ndagira ngo tubwire aho rweza amenyo bo byagenze bite. Rweza amenyo nabaga mu gipango cyitwaga cya Mukabera Faust. Yego. Uwo akaba ari umumama nyine nagiye ukodesha nyine biraho bisanzwe. Mu nyuma n'amateka. Tubwire nta kibazo. Nta kibazo turanaliza urasamarayizinga nawe. Yego. Ubwo nahabaye amezi 9. Nahabaye amezi 9. Mukaba amezi 9 ubwo baje kumpimbira ikinyoma. Wishyura nta kibazo? Wishyura nta kibazo. Gusa uwo mugore ari ukuntu twaheze abagore bishye muri uyu mujyi, hari ukuntu nyine bose abatari seriye. Sibyo gute rero ushatse kuvuga icyo nshatse kuvuga rero, umwe uwo mugore nyine yashatse ko njye nawe tuba inshuti kandi afite n'umugabo. Bana muri icyo gipango yari Randi Road. Yego. Bivuge neza. Yari Randi Road. Yashatse ko mu bishuti. Yego. Mu bishuti gute? Kandi ko mu bishuti ntacyo bitwara n'umuntu. Ntacyo bitwara ariko uko yabishakaga niko ntashakaga. Utubwire rero. Komeza. Ashaka ko mu bishuti. Nyine yashaka kutuba inshuti kenshi. Ubwo uko yabivugaga nako yankoreraga byinshi bye bitandukanye nk'umuntu ubona ko ankunda. Sibyo? Akoreraga iki mu byo? Muri ibyo hari hato anyishyuriraga inzu, hari hato nyine ubizi nk'umuntu ukunda ndi service to please yankoreraga. Nyine nkabubona ni umuntu w'umubyeyi, nanjye ubwanjye urabona ko mu myaka yanjye nta kubahuka. Ariko nareba ukuntu anyigaragariza nanabona ari cyo ashaka. Ubwo nibwo yaje kuza, mbona ari ndi mu nzu sinanabyere turanywa, ariko yambwiye akankunda nyine. Mbega uko yaje yambaye, yari yaje yambaye twa twenda bararana. Sikukibuje hari nka sangahe? Ari saa 12 gutyo n'igice z'umugoroba baza mu gitondo. Umugabo wamaze gutsimbura imodoka agiye mu kazi. Nibwo yaje mbwira ati rero ubwo umwana wawe agusanze hano wambaye gutyo byagenda gute? Ese umugabo ahindukije imodoka agusanga hano byagenda gute? Ntabwo ushaka ko bazanyica. Tiwe byihorere byose bimarire. Rero nibwo ati rero ntabwo byashoboka. Icya kabiri ufite abasore tungana n'abanduta. Bose nahiraye. Ibyo kintu cyera murakaje. Bitewe n'ibyo yantanzeho, ngira ngo ibyo nashatse kuvuga babyo ntiwe mbivuga, ariko ndabizi neza ko televiziyo irakurikiranwa n'abana n'abatujuje imyaka y'ubukure. Ubwo ni uko namubwiye ati rero ntabwo byakunda, biramurakaza.
mu kumurakaza nibwo yampimbiye ikinyoma. nta n'iminsi 2 yashize mpimbira ikinyoma ko nasambanyije umwana w'imyaka 7 nta namutunze n'urutotsi. ubwo nafunzwe igihe kingana. Ibyo bintu yabikoze ahereye hehe se ko uwo mwana yari ahari? Uwo mwana yari ahari. Byagenze bite? Ubwo ari kuri 16 z'ukwa 10. Yego. Noneho ubwo nibwo naje kuba ndi mu rugo n'umukozi wabo n'uwo mwana. Umukozi wabo azakujyana umwana abazakujyana kugemurira sebuja mu mujyi. Nanjye ubwo nasigaye aho ngaho wa mwana amwoherereza nyina nacururizaga boutique hafi aho. Narafunguye boutique hepfo y'urugo hafi aho ngaho. Wa mwana wamukoze amwohereza mu gipangu nasigaye mu rugo ndyamye. Wa mumeri wa mukoza kigenda nkuko umukozi agenda gutya akomeza asohoka kuri portail. N'umumera yita yinjira na wa mwana. Ubwo baraje nyine mumera avuga ati se bite ni byiza se umukozi yakugabura ati nawe nta kibazo nawe umeze neza. Cyese nkakuzana ibyo kurya se. Ati nta kibazo. Mumera arabizana ndariye ndiryamiye. Nyine ibyo rwari ukuntu nyine rw'abantu bakuru ngira ngo nabya bindi byararangiye. Ubwo nguma aho ngaho hashe iminota 30. Umugabo we mbona araje arankomangira avuga ati se papa Dadu kuba mwita umwana bakundaga kumwita Dadu. Nkomangira kandi bitari bisanzwe. Yego. Na mahoro. Ati na mahoro. Mbona bamugubona yisagagararaho ngo mu muryango we wanje. Ni umugore baraje. Agara mu muryango we wanje. Ubwo ndavuga ati ko ndeba mu mutameze neza bimeze biti. Vuga ati ku mutima ndategeka se baje kunyishyuzara n'ukwezi kutari kwagera. Ubwo papa Dadu yise avuga ati se uriya mwana ari kuvuga ko wamusambanyije. Ari kubivuga? Uriya mwana ari kuvuga ko wamusambanyije. Ati we mwana se. Ati Dadu. Ati reka. None se ibyo ndabyumva tukiraho ngaho nsubije inyuma gato. Uwo mubyeyi umukozi yagemuriye sebuja mu mujyi. Noneho umwana mujyana kuri nyina aho yakoreraga hafi aho ngaho. Noneho umukozi agiye wa mugore arinjira n'umwana. Baraza barakugaburira. Yego. Umwana yari ahari. Umwana yari ahari. Mwari yaje aho ngaho urubana ubundi. Aho ngaho yari kumwe na nyina aho ngaho. Kumwe na nyina. Yego. Umaze kurya bari aho ngaho. Yego. Umara kurya se base bagenda bose cyangwa umwana mwarasigaranye? Mara kurya nta numwe wagiye. Aribwo nanjye namaraga kurya nkajya njya kunkahita ndya. Ugiye kumva wumva umugabo araje. Arakomanza. Komeza warugiye. Mwana ari kuvuga ko uriya mwana ari kuvuga ko wamusambanyije. Uwe mwana se. Ndavuga ati se umwana ufitano nasambanya no wese. Ni Jennifer se? Ati wapi nuri amutati ya Jennifer n'umukobwa mukuru wonyine bafite. Uri mu myaka y'ubukuru. Ufite n'imyaka y'ubukuru ufite ibyo yafite imyaka 18 na 19 gutyo. Mwaraganiraga se? Biraho nyine nk'umuntu duturanye. Nkodesha buri gipangu cyawo. Nk'umuturanyi nyine tuganira bisanzwe nta birenze. Uribaza ati nimba ari uwo mukuru. Niba ari uwo niba ari uwo mukuru. Ndavuga ati nawe ko ntaho duhurira. Nta bintu birenze tuje tuganira. Ko atajyazi wanje. Katajyana nazi wanje. Birancanga. None ndavuga ati munzanira uwo mwana. Abivuge numva. Umwana yaranshinjije. Oyaze. Umwana yaranshingije avuga nuko nabikoze birantungura mburi cyo kuvuga ndarira ndaceceka. W'imyaka 7. Uko ntacyo nari mfite cyo kuvuga. Narumiwe gusa. Gusa nise ndeba umugore ndeba n'umugabo ndavuga ati hagati yanyu muri babiri harimo wampimbiye ikinyoma. Ndembwira umugabo ambwiye ati se papa Dadu ubu narenze ku mugore wawe mwiza ufite ndenga ku mukobwa wawe njye gusambanya umwana w'uruhinja
ngo umugore wanjye yikangamo. Ndavuga ati it's okay, nyine icyateguwe muragikora kandi ndafungwa koko. Iki cyaha mu mpimbi aka kanya ntabwo ari icyaha cyoroshye, icyaha gikomeye ndetse cyanampesha n'urupfu. Ubwo narafunzwe, namaze imyaka 2 ku minsi 30 y'agateganyo mfunzwe Mageragere. Imyaka 2 ku minsi 30 y'agateganyo ntarahamwa n'icyaha. Yego. Mburana mu nkiko umunsi ku wundi. Nibwo gutaha nyine, ubwo naraburanye mbumwere, naburanye ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Bahamya bayemeza ko bagomba kumfunga by'agateganyo byawe bagikeneye ibimenyetso. Ngezeyo ndayijuririra, ndongera njya kuburana, barongera barayikofirima. Nguma aho ngaho n'ubundi kiba gisigaye rero ujuriye urategereza n'imyaka 10 yashira. Urafunzwe utarahamwa n'icyaha. Okay, ubwo ngubwo narategereje biraho ho naburaniye, mburana imizi, urukiko rongera umwere cyane ko ibimenyetso bya muganga byapimwe uwo mwana byasanze umwana aterigeza akorwaho. Nyuma y'imyaka 2 mbumwere. Yego, nibwo natashye nyine nsubira muri cya kipango n'ubundi. Utari wavaho ngaho, ndagira ngo tubwireho gatoya wowe ubwawe kimara umwana aje kugushinja. Mwari mukiri batatu, mwari mubaye batatu, umwana arabonetse mubaye batatu. Yego. Byahise bigenda bite? Ishusho wawe uyibona ute? Bahamagaye ribo, bahamagaye ubuyobozi bwo hasi, byagenze bite? Bahamagaye ubuyobozi bwo hasi, ubundi babuhamagaye mbere nge ntanabizi. Bisobanuka ko ari ibintu bari bapanze. Uko bashatse kunyemeza cyangwa tunyine ngemera ngo tukubabarire ngo bagufunge wigendere. Ndavuga ati ariko ubundi mwasaze. Urabona ibi bintu ari ibintu byo kwishyiraho. Urabona nakemere cyaha ntakoze. Ati wowe ngo nyine ngo bibaho ngo wena ngo mudayimone ngashobora kuba yagufata ukaba wabikora. Ati ari umugore ari umugabo? Ari umugore. Uri kubivuga emere cyaha tukureke wigendere kugira ngo bagufunge. Ati bura niyo wamara nk'ibyumweru, ati niyo wamara nk'ibyumweru birabisha ubutakaje. Ati ntacyo mbitakaze, ariko iki ntago ari icyaha cyo kukwemera gutyo. Never. Yego. Muzi byo mukina nabyo. Ku buryo ushaka kuvuga ngo emera ikintu utakoze. Nubwira ati rero cyaha ntacyo nakoze. Ndava hambi babwira. Ndetse no mu rukiko nzabe kandi nzi neza igihe cyose nzamarayo. Yego. Nzabumwere iki ntago ari icyaha bahimbira umuntu. Ibyo mwamukorera byose mwamujomba intoki, mwajomba mw'ibiti, laboratoire izabigaragaza. Akaba ari nayo mpamvu nyine leta yabishyizemo imbaraga gupima umwana ndetse n'umugabo cyangwa umusore wabiketsweho. Kubapima bose, usibye ko ngiye ntigeze nanapimwa. None kuki wowe ubwabyo ngibyo ko numva bizi, kuki ukiri aho ngaho, kuki utahise uvuga uti mugende mureke tugende batupime bapime n'umwana? Icyo gihe urabisaba, ubundi urabisaba bakubwira ngo bazagutwara, kisanga wageze mu rukiko naho kabisaba tuzagupima, bikaguma aho ngaho. Ako kanya ntago wabwiwe ati umwana dore nguriya ntaragira gute tugende bagende babigire? Ako kanya batwaye umwana. Ngo ngewe nyine nipingu muri kasha. Nta kindi. Ibindi bizakemukira mu rukiko. Abayobozi babaraje. Abayobozi, haje umuyobozi w'umudugudu, haza abanyerondo ushinzwe umutekano. Yego. Ubwo abo nibo nundi sinzi bundi bari beshi ko twagiye n'imodoka yose. Batabajyana wese banjyana muri riba rweza amenyo hano hepfo. Yego nubwo twageraga nyine bagatanga ikirego. Bahita bagushinja nyine baranshinja. Bandi rero kumara kunshinja nanjye ndisobanura mbaga ko ntaho mpuriye n'icyaha. Hanyuma ubwo nahise banyambika ipingo banyohereza muri kasho. Usohotsemo? Yego. Tayari byagenze bitaruhukiye, wasubiye hahandi cyangwa? Nabanje kujya kwa Garafurere Kimisagara.
kugira ngo mbanze niyakire ubundi ntariyakira nimeze nk'umuntu wasaze yego ntariyakira rwose ku byo hari gato no kuba najya na indera ko numva mu mutwe wapi ntago birimo biraza ubwo nahise ngera kwa garafuri amaze iminsi mikeya ubwo nibwo nazaga kujya aho nakodeshaga yego ngiye kureba ibikoresho nyine nasizeyo uko bamfunze nta na kimwe bigeze banzanira nagiye nambaye ikabutura umupira n'inkweto gusa mvuga ngo ndagaruka ati n'ubu ndarengana ndi bugaruke tu yego nta cyaha nakoze ubwo bahise bamfunga ubwo kugaruka aho ngaho rero mu gipangu guzana ibyanjye nasanze nyamugore arimo koza ibyombo basafuriya utarajya aho ngaho ukinjira mu gipangu nari kumwe n'umuyobozi w'umutekano ko ntarwo kujya njyenyine yego ni duha ishusho y'uburyo wahasanze hameze cyangwa n'uburyo bakwakiye y'uburyo abo wabasanze cyangwa nimba barasanze n'umugore cyangwa umugabo cyangwa abana cyangwa n'uwo mwana rukumva yari afite imyaka 7 asanze afite mu 10 hafi yarongeye arakura twereke uburyo ishusho y'uburyo byari bimeze barikanze ubundi bari bazi ko wasanze bande nasanze umugore nyine nyiri kunshinja yaratunguwe nyine nawe byabaye nyine yakozwe n'isoni byabise bibugaragara mu maso yego urumva umuyobozi wajyanye nawe se ni wa wundi wari waragufunze cyangwa basanze baramuhinduye ari wa wundi ahubwo najyanye yo nundi basanze baramuhinduye umuyobozi yasanze agihari ariko we sinamusanzeyo nasanze y'umugabo we niwe twajyanye kuko umuyobozi w'umudugudu yari umugore basanga umugabo we ari we ushinzwe umutekano ariko nawe icyo gihe yari ahari ntago yari ahari icyo gihe hari uwundi kunasa ndari we bahinduye ashaka we wahinduye urinjiye uhasanze umugore wenyine no hasanze mu gipangu hasanze ariko Rwanda n'undi mushyitsi umugore mugenzi wenyine wa mwana nta wari uhari nta umwana yari ahari niwe waje kudufungurira yego umwana yari ahari yarakumenye se yaramenye avuga ngo iki hari kuvuga kiri nk'umwana se nyine ko yahise yikomereza ngakomeza komeza uduha ishusho y'uburyo umugore yakwakiriye rero yarikanze avuga ati se kucyuza nyine abayobozi ubundi ko utaje wenyine avuga ati nyine nabonye ko byari ngombwa kuza n'abayobozi ntabwo ari kuza njyenyine hatutanshinja n'ibindi twese musubiza noneho ubwo ukimubwira iryo jambo kuri ijambo rikomeye yitwaye ute yarebye hasi ariko usubiza ikisi yarebye hasi cyane ubwo nyine umuyobozi w'umudugudu akahise nako umuyobozi w'umutekano twareca nyine turahita tumubwira ati narinje kureba ibikoresho byanjye nasize hano yego ese biracyahari kese muri byinshi muri byo nabisanze naho mu mbuga amabasi byose byarangiye zarabimenaguye nta kimwe kizo gihari ubwo hambwe ati se wasize iki icyo nasize ntabwo mubizi nasanze n'inzu ye nabaga yarisize mu bakozi biwe ubwo rero ubwo yanasanze no koza amasahani amasafuriya byose kandi ibikoresho byose yozaga byari ibyanjye mbere umuyobozi nambwira ati se rero ibi bikoresho byose ureba ari koza hano akoresha ni ibyanjye nta na kimwe kiwe kirimo none ndabishaka ubwo ikintu yakoze yahise ajya akuramo amarushi akuramo amafoke akuramo amasahani akajya abinjugunyira nka hariya ngakira ibyawe ngo si ibi ngibi ngo nta bindi tubwira ati si ibindi biri yohereza umwana mu nzu byose agenda abishyira aho ngaho hanze ndavuga ati rero si ibi gusa kuko ntabwo nabaga mu nzu ndara hasi mfite ibikoresho byinshi yego iyi ntare yubatse irimo ibikoresho wari umeze neza imeze neza icyo gihe wakoraga ibiki cyangwa wari umeze ute icyo gihe nakoraga umuziki wari umuziki nakoraga umuziki mu DJ umuziki byari wari utuntu dusanzwe njye nta kazi nsubiza inyuma sibyo noneho gwe yahise arakara ngo nyine nguzanya abayobozi ati ibikoresho ngibyo
ko sinzi ntabwo inzu yari yashyizeho abakozi ubwo ni amatera byanjye byose amashuka byose muri ibi bikoresho biri mu nzu byose yabahaye abakozi n'inzu yarayibahaye n'inzu yari bo bayibamo uburamubwira ati nkeneye nyiri ibikoresho byanjye imyenda style zanjye keci zanjye ndabishaka ati umukozi wanjye ntago yabikuzaniye ndavuga ati sai kuyabizanye hehe ko nafunzwe muri corona nta muntu wemerewe gusura undi ubwo yabizanye abicishije okay ubwo yese muyobozi yese mubwira ati se tubwihamagara umukozi aze hano twaramwirukanye muduhe nimero ze muhamagare aramuhamagara umukozi umukozi aramubwira ati rero ngiye nta gikoresho na kimwe namushyiriye ibikoresho bye byose biri aho ngaho mu bimuhe yego nta na kimwe najyanye nagiye mundeba kandi mwe mwansezereye ndagenda kandi mwaranamperekeje ibikoresho bye byose biri aho kandi njya kugenda muri mwarazanye undi mukozi ari nawe muri iyo nzu kandi koko nanjye njyayo nayisanze ayirimo avuga ati rero nkeneye byanjye ngibi hari nibyo twari ibyo ngibyo ibindi ntabyo nzi avuga ati rero nimba uko bimeze nibyo bigumane icyo nshaka n'ibikoresho byanjye nibwo nyine nagiye kumurega sanga ahubwo abayobozi bose baraziranye uwo ndegera ari we ndega urega ari uregera yewe ndega ari we ndegera urumva rero birancanga ndazenguruka ndaroha n'ibipapuro ndabifite hariya watwereka ibipapuro bijyanye n'iki bya mudugudu yanditse ari kunyikuraho by'ibikoresho nari mfite ibyo byanditse ari kunyikuraho nyine mudugudu se cyangwa mudugudu yarabyanditse n'amazina ye n'akagari n'umudugudu no mu kagari bateraho kashe byose ko ufite ibikoresho byinshi byose ni bya mudugudu gusa cyangwa harimo n'amasezerano mwari mwaragiranye ni ibyo mudugudu gusa harimo igipapuro kimwe ibindi n'ibyo nafunze watweretse bakareba n'abantu badukurikiranye mudugudu ibyo yakwandikiye nibyo ufite ndabifite yakwandikiraga avuga ngo iki nyine yandikaga avuga ibikoresho nari mfite mu nzu cyane ko nanafungwa nawe yari ahari mudugudu icyo gihe umusore we yarabibonye noneho ubwo nasubiragayo nyine nibwo ubwo nishyuzaga ibyanjye dore ni iki ngicyo kibona rero ni mudugudu wa cya kamera neza hano hariho na kashe y'akagari hariho na kashe y'akagari ibi ni ibikoresho byanjye byinshi byari ruragorotse gutya uyu niwe mudugudu bamwita Chantari umukuru w'umudugudu n'amazina ye ntago nyibuka rwose utayambaza Ingabire Chantari nuko nguko ni ayo mazina badukurikije mu kureba z'ukwezi kwa munani 2022 raporo komeza tubwire nibwo rero bakoze kino gipapuro mudugudu arambwira ati dukore igipapuro nka kino kijya mu kagari naho bakagitiraho kashe cyangwa byaba ngombwa bagahamagara uwo mufitanye ikibazo bakabahuza ubwo umugore baramuhamagaye yanga kwitaba ishuri irenze imwe zigera muri 5 nibwo gitifu akagari nyine yari umukobwa
yabonaga ari umukore mbakorwa muri mu masimbe imbona y'igitsina gore gusa nibwo yambwiye ati wowe ikintu ngiye kubikurikirana ubundi usubizwe ibikoresho byawe tumenya ikibazo kiri hanyuma ubwo nibwo naze kongera gusubirayo amaye gahunda y'undi munsi kugira ngo gusubirayo kugira ngo ahamagare n'uwo mugore tuhahurire yumve ikibazo aho kiri naho ibikoresho byanjye byagiye ubwo mu kuhagera ambwira ko yagiyeyo wenyine noneho amubwira ko ari buzaze twumvikana yego ubwo nategereje ndaheba ndazenguruka amaguru arashya hashize igihe kingana gite ndabaye mu kwa ejo bundi mu kantaburebye ntabwo mbyibuka nuriya niriya tariki 29 z'ukwezi kwa munani yego ubwo hagiye gushira hafi umwaka hagiye gushira hafi ko turi mu kwa 9 yego umwaka ugiye gushirwa hashize amezi angahe yose barabyumva urategereza uraheba ndategereza ndaheba ubwo rero navuga ati herege igihe ndi gutanuye na ndiguta igihe cy'ubusa aburi no kwiyubaka ubundi busa naba ndimo ndiyubaka n'ubundi buri kizima n'ubuzima nakabaye narapfuye ubwo navuyeyo ubwo mpita nishakira akazi nyine biraho bisanzwe ndatangira gukora ntangira kwiyubaka ngira ngo wabonye aho mba nibwo ndimo kwiyubaka kubera kuri A0 kubera buri kimwe cyose nibwo wahise uhava uza hano ntago nahise nza hano kuko nabanje kwa garafurere nshaka kumva nubwo mvuze ko nano mpamaza amezi 2 ubwo nuko gatatu nahise njya ahandi sinjya nyine muri famille kugira ngo mbanze neyakire ntago nari kwita ninjira mu buzima bwo kuba ndi nje nyine kandi umutwe ntago ugire imeze neza mbese nk'umuntu wasaze ntago natekerezaga fresh ubwo rero nibwo nabonaga ko naniwe nyine nta wundi kurega ubwo papuro ndabika ibi rero bibaye binyibukije byashize yego kuko aha hariya naho ndi sinize naho umutekano wawo niyo nshaka kukubwira ati byo bise binaza uvuye hariya ibibazo bavuyeho waranafunzwe biki n'ibiki ubu ngubu urahageze nta n'amezi atatarashira nabwo reba ikibazo kikubayeho wowe ubwawe urukumva umeze ute cyangwa wowe ubwawe urukumva ibintu byo nk'ibyo uzabishobora numva se wabishobora ntabwo wabura no kubishobora kuri no kwisi birabaye ikibazo kiraje nawe nkuko nguko ubwo ugiye kubyitwaramo uti kubyitwaramo kigabo ubundi aho navuye niho hakomeye kurenza ibi aho navuye niho hakomeye kuburana icyaha cyaguhanira igihano cy'urupfu uwo muntu aba ari umugome burya aje no kukwica yakwica nuko abayaga gukora amaraso yego nko kwica yakwica ubundi bagashyingura bakaburirwa irengero nawe ibi bibaye byo ni utuntu toto no gushaka indi ahandi nkamwihorera ariko nabwo ntago neza umutekano wanjye kuba umuyobozi uvuga ko acunga umutekano mu baturage ari uwuhungabanya kuko aramuhungabanyije cyane araguhungabanyije sasa araje kuyehuruye ibaza kuyehuruye none se umuyobozi ukora ibintu nk'ibyo umutekano acunga n'uwuhe utebasha no kuba yakunga abaturage niba bafitanye ikibazo wenda bagihoshe ahubwo awe ubwo akagiteza dukureho urugi uwo muyobozi bamwita nk'iki bamwita